kuba iki kintu ngiye kukivuga ndabizi neza ko hari abasore bari bundakarire, ariko umunyemerere nkivuge kuko nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma habaho urukundo rwiza kandi urukundo ruzima. Ndabizi neza yuko buri mukobwa wese ahava akagera aba yifuza kuzagira urugo rwiza. Hari n'abafata igihe cyabo bagafata umwanya wabo bakayoboka inzira yo gusenga, bakayoboka iy'ubutayu bari gusaba Imana ati Mana turakwinginze uzaduhe kubaka kandi uzatwubakira ingo nziza, ingo z'imigisha. Ariko iki kintu batakimenye ngo bakirinde, nibyo kuko Imana ishobora kubahereza zangu, ariko ntabwo ziba ari ingo z'imigisha nk'uko bazifuje. Hari benshi bazigiramo bagatangira kwicuza bavuga ati Mana yaba ari bishoboka mba narigumiye iwacu. Ariko niba bageze hano kuri YouTube channel Rukundo Love Stories, menye iki kintu ndakwinginze. Niba uri umukobwa ushaka kuzagira urugo rwiza, nimba uri umwe mu bakobwa bahora basaba Imana ati Mana uzanyubakira urugo rw'umugisha, kora uko bishoboka uko ariko kose ugerageze wirinde umusore uwo ari we wese ushaka kugushora mu mibonano mpuzabitsina kandi igihe kitaragera. Atasibye ngibyo noneho bihuriye no kubaka. Ndaguha urugero, umusore ugusabye yuko muryamana kandi koko mukaryamana 80% birashoboka cyane ko mutabana. Iyo yamaze kugushukashuka akagera ku rwego rwo kukwemeza yuko muryamana ndetse ukanabyemera, iyo mwamaze gusoza igikorwa ntabwo atekereza yuko ari we wenyine mwamuryamanye, yumva yuko n'abandi bose bagerageje kuba bagusaba ubaha. Ikindi kandi ukwiriye kumenya nuko uwo musore ubashije kuba yagusaba yuko muryamana ntago ari we wenyine ashobora kuba yabisaba. Hari igihe uzaba udahari cyangwa se hari igihe uzabura nk'ahantu kure bitari ngombwa yuko muhura, ntabwo azarara atabashije gushaka ko baryamana kandi yarumvise uko bimera azashakira n'ahandi. Uyu nguyu rero ubashije kuryamana n'abakobwa barenze umwe cyangwa se barenze babiri akiri umusore, nabo umugabo ntago azemera kugumana nawe wenyine, azagerageza kujya ajya gushakira ahandi. Sasa rero kujya gushakira ahandi ari umugabo ntabwo azajya agenda nk'uko weho yaje, hari abizajya bimusaba ibishoro. Niba akorera 5,000 azakuzanira 2, 3 abihongo bagiye kuryamana. Tekereza yuko urugo rw'umugisha uzarukura hehe. Ahangaha rero uzatangira kwicuza ati Mana yo mbimenya ntabwo mba narabashije kuza mu rugo. Ahangaha nibwo uzatangira kujya ubasha kubaza ati mugabo wanjye kuki ibi bintu bikora rimwe na rimwe ukarya nishi. Iyo ibintu byageze ku rwego rero hazamo ishyi n'imigeri babyatangiye kuba ibindi, ni hamwe utangira kuvuga ati urugo rurananiye ndahukanye ngiye iwacu. Wagira amahirwe ugasanga ufite ababyeyi bazima, kuko hari ushobora kubwira icyo kintu ati mama kubaka birananiye ndagarutse, agahita akubwira ati wapi jya mu rugo rwawe nanjye nubatse urwanjye. Basore banjye ndabinginze ntimundakarire kuko ndabizi neza yuko namwe muri mu bantu bakeneye kubaka ingo nziza. Ikindi kandi rega ntanabiciye ku ruhande, namwe muri mu bantu bakunda kuvuga ngo ngewe nzashaka umukobwa w'isugi. Bishatse kuvuga ngo nawe uhuye n'umukobwa wirinze gutyo ntago byakugwa nabi. Twese hamwe niba dushaka kuzagira ingo nziza, reka dufatikanyiriza hamwe gushakisha uburyo ibyo bintu twazabigeraho. Nimureke twige kugira inkundu Imana ishima, mureke twige kugira inkundu Imana ishyigikiye. Niba uri umukobwa ugerageza kurwanya iki kintu ndetse unasenga, niba uri umusore nawe ugerageza kurwanya iki kintu ndetse unasenga, reka imbuga nkoranyambaga ze kudusenya zitujyana mu bibi, ahubwo twige kuzikoresha ziduteza imbere. Ikindi kandi niba uri umukobwa wige kuvuga oya kandi oya yawe yihagarareho. Niba umusore abigusabye umuhakanire rwose kandi umuhakanire ushize amanga pana gukoresha ibimenyetso. Ikindi kandi nawe niba uri umusore gerageza ugabanye ibi bintu mu mutwe wawe, ugerageze wirinde kumva ibiganiro cyangwa se kureba ibiganiro ibyo ari byo byose byerekeye ubusambanyi. Ibi ngibi nibyo bigenda bikakwica mu mutwe bikarangira wagayitse imbere y'umukobwa mwiza. Hano kuri Rukundo Love Stories twigisha ku rukundo Imana ishima kandi urukundo Imana yemera. Mpamvu nta biganiro by'uburayi uzasanga aha hantu, niyo mpamvu inkuru uzasanga ari inkuru zirimo amasomo akomeye cyane wakurikira kandi wayakurikiza bikagira icyo byungura mu mitekerereze ndetse no mu bwenge bwawe. Ntabwo twifuza kubona abantu bubaka basenya, twifuza kubona abantu bubaka bakabyara ndetse batanabyara bakihanganirana. Icyampa ngo buri mukobwa wese aba yabashije kumva kiriya kintu twavuze akirinde. Icyampa ngo buri musore wese umwanya afata atekereza ko ibyo bintu ajya agerageza gushakisha imirimo yakora yamuteza imbere. Ndabakunda cyane, reka ikiganiro cy'uno munsi tugisoreza aha ngaha, ariko niba wagikunze gerageza ukandereke kuri ino video. Wari utarakanda subscribe rwose ntugende utayikanze kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka aha ngaha.
wadusigiye igitekerezo cyawe hasi usuka tubwira uko wumvise iki kiganiro. Basi bye, reka mbasezere tuze guhura mu yindi video, kandi mwakoze cyane gutangira natwe tukaba dusozanyije. Nizere ko abakobwa mugiye gukosora aka kantu, nizere ko namwe abasore ari cyo mugiye gukora kugira ngo mujye mureka kuba mwatuma bashiki bacu babaho nabi, mubashora mu bintu bigiye bitandukanye kandi bikazaranya mutabajyanye. Namenye neza ko iyo mumaze kubashuka mukabajyana mu ibyo bishuko, kubagira abagore babirangiye, niyo mubageza abagore mubana nabi. Ariko noneho reka twirinde bizabe ku munsi wa mariage. Hari n'abadakora mariage yego bagakora kwa kundi babyita kwa kundi nyina ubizi babigira, nabyo nta kintu bitwaye. Iyo mwabyemeranyejeho mukakundana mukabikora, nabyo nta kintu bitwaye, ariko mukabikora kuri uwo munsi. Mwakoze cyane, bye, reka tuzahure mu yindi video ejo.